Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahagaritse by'umwihariko ibinyobwa bikunzwe cyane hano mu Rwanda bizwi nka Salama nyuma yo gukora ubushakashatsi kuri ibi binyobwa byagaragaye ko bitujuje ubuziranenge, bigaragaza ko kandi bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane ku buzima bwa muntu. Si ibyo gusa kandi ku bakunzi bagasembuye, ubwo ndavuga inzoga, hari ubwoko bakunze kwita ibyuma. Muri ubu bwoko hari ikinyobwa cyitwa One Super Gin. Iki kinyobwa nacyo byaje kugaragara ko harimo ikibazo gikomeye cyane. Abakunzi b'inzoga cyangwa se abanywi b'inzoga, iki kinyobwa barakizi kuko nacyo ni ikinyobwa gikunzwe cyane hano mu Rwanda. Nyuma yo gukora ubushakashatsi kuri ibi binyobwa bikagaragara ko bishobora guteza ingaruka zikomeye cyane cyangwa se akaga, ibyago ku buzima bwa muntu, leta y'u Rwanda yatanze warning cyangwa se yaburiye abantu ku muntu wese waba warafashe iki kinyobwa twavuze haruguru, harimo Salama ndetse na One CP Gin. Ibi binyobwa birazwi cyane kandi ku mpande zombi, yaba ku banywa inzoga ndetse n'abatazinywa. Mbere yuko dukomeza iki kiganiro, ndagira ngo wumve kano kantu witonze. Umuntu wese ugurisha umutobe wa Salama aho uri hose muri iki gihugu cy'u Rwanda, aka kanya tuvugana, fata umene, niba waranyoye n'ibishoboka ujye kwa muganga urebe ko uhagaze. Ngira ngo mwabyumvise neza cyane. Aragira ati, muntu wese ucuruza umutobe wa Salama, fata umene. Ubwo aho ni ku ruhande rw'umucuruzi, naho ku muguzi cyangwa se umunywi, abanywi twubahwe, aragira ati, nimba uzi ko wakoresheje ikinyobwa cya Salama, jya kwa muganga bigishoboka barebe ko ufite ikibazo. Nyuma yuko ibyo byose bibaye, haje kuba hatangwa inama ku bacuruzi ndetse n'abanywa, abakoresha iki kinyobwa, bivuze ko uwarenga ku mategeko batanze yahanwa. Ziriya mwabonye za Salama za ababishinzwe bavuze ko ziva kuri comptoir cyangwa ziva mu maguriro, ziva mu masoko, ziva muri supermarket. Ukigiye gukurikiraho ni inspection y'umuntu ukibicuruza kandi byakuwe ku isoko. Ziriya ji za Salama rwose ntabwo zemewe, ugenda nyine hitimena. Mu nganda rero hari inganda ebyiri za company na company imwe byafashwe bikora mu buryo nyanje n'amategeko. Ni iriya Joyland mwayibonye iri mu karere ka Nyarugenge muri Mageragere, rukora umutobe wa Salama. Ngira ngo mwabonye ko biyongereho no gukora still wire. Hari Sky Brewery Limited iherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera, ngira ngo mwayibonye nayo, ni uruganda rukora ibinyobwa rw'ibyuma. Igihano rero baramutse bihamijwe n'urukiko igifungo cy'imyaka 10 kugera kuri 15, hakongeraho n'ihazabu yikubye kuva kuri 3 kugeza ngayo. Nguko ngira ngo mwabyumvise neza cyane. Yes, ibi binyobwa rero bikaba byaciwe ku isoko ku muntu ubifite, yaba umucuruzi cyangwa se uwabiguze, asabwe kubimena kugira ngo arinde ubuzima bwe ndetse n'ubw'abandi. Ibinyobwa nk'ibi bitujuje ubuziranenge nibyo usanga bitera indwara za hato na hato, harimo izo za kanseri n'izindi ndwara zitandukanye, nahangaha ziva. Rero reka tubashimire cyane wowe wakurikiye iki kiganiro kuva gitangiye kugera ku musozo. Ni iby'agaciro. Nimba uri mushyashya ahangaha, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu biganiro byiza nk'ibi ngibi by'ubwenge. Hasta la vista, mukomeze kugira ibihe byiza.